abantu umuntu wasanze afite abantu agasigara ari nyakamwe, ariko ubundi wowe uba wumva utekaniye ni gute usanga umuntu ari mu muryango bamusura nawe abasura, abagize ubukwe bakajyayo, abagize ibyago bagatabara, muri vakansi abana bashobora kuza kwa se wabo cyangwa kwa nyirasenge cyangwa bakajya kwa nyirarume, noneho wowe wahagera ibyo bintu byose ukabikata, ntuterwe ubwoba no kuba usigaranye umuntu uhagaze gutya nk'igiti nacyo kidafite amashami. Yego ni ukuri. Uba wumva nta mpungenge ufite, uwo muntu ntabwo aba akiri umuntu wuzuye. Ni ukuvuga ngo hari ubuzima wagiye hari ubuzima wagiye umunyunyuzamo, ukagenda umumenyereza umutoza ubundi buzima atarasanganywe, noneho kubera ko nta mahitamo afite adashobora kwiteranya nawe kuko uri umugore we, agahitamo kumera nk'aho yiyadaputinze kuri bya bindi byawe, ariko sintekereza ko aba abyishimiye.